mwaramutse neza nshuti yanjye mwe muri kunkurikirana. Umuntu wese uri kunkurikirana umvira ijambo, ni ijambo ryagufasha. Kuba uha umuntu agaciro ntibivuze kumuha amafaranga. Umuntu agaciro, mwongere mbisubiremo, kumuha agaciro ntibivuze kumuha amafaranga. Nibyo cyane birashoboka yuko umuntu ukunda, umuntu uha agaciro mu buzima bwawe, birashoboka ko wamuha amafaranga, ariko mu mafaranga bitewe n'impamvu runaka igize ute ishoboka. Ariko kuba umuntu agaciro, ikintu kibigaragaza cyonyine ni respect cyangwa se kumwubaha. Kubaha umuntu nibyo bintu bigaragaza kumuha agaciro, ariko kuba wamuha amafaranga ntabwo aricyo kintu nshuti yanjye kigaragaza guha umuntu agaciro. To respect nicyo kintu cyonyine kigaragaza ko umuntu umuha agaciro. Rero nshuti yanjye, umuntu uha agaciro ujye umwubaha gusumba kuba wamuha amafaranga wagira ute. Wowe ibyo nibyo bizagaragaza yuko uwo muntu umwubaha. Icyo kintu ugikora kizagufasha gitume wabana neza n'umuntu cyangwa se n'abantu b'inshuti zawe mu buzima bwa buri munsi. Reka noneho dusoze tuvuga no ku buzima. Reka tuvuge iki kintu, muri ino minsi hari indwara z'ibicurane ku bantu benshi cyane. Hari abantu bari kubyitiranya ngo ni covid yagarutse. Don't worry, ntabwo ari covid yagarutse, mbisubiremo, nta covid ihari, ahubwo n'iki gihe nyine kigeze, igihe kigera umubiri bitewe n'uburyo isi iri kugenda ihindagurika, ibicurane bikaba cyane. Rero tumenyereye ko igihe cy'ibicurane nk'iki ngiki kigeze, usanga abantu bari gukoresha za tangawizi n'indi miti myinshi n'umwenya, ariko cyane cyane ubuki bakavuga ko aribwo uwo muti ukomeye uvura ibicurane. Nshuti yanjye, reka aha hantu tuhitonde. Ikintu bita ubuki ni umuti ukomeye ku ndwara nyinshi, ariko umenye yuko urimo amasukari menshi cyane. Aka kantu ndakavuze ukiteho nshuti yanjye, ukazirikana. Ntabwo wemerewe guha umwana utarageza amezi 12 ubuki. Bivuze ngo umwana uri munsi y'amezi 12 ntiyemerewe guhabwa ubuki. Nuramuka umuhaye uzamenye ko uri kumushora mu rupfu. Ikindi kandi, umuntu wese ukoresha ubuki bwivura ntiwemerewe gukoresha ubuki bwinshi, kuko uko ukoresha ubuki bwinshi umenye ko uri kwitera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije ndetse no kuba warwara diyabete, kubera ko ubuki bufite amasukari menshi. Rero ite kuri ibyo bintu byose nkubwiye. Ubuzima bwawe nicyo gishoro cya mbere gikomeye ufite, wibwangiriza kubera akantu karyohereye k'igihe gitoya. Nshuti yanjye, ndabakunda cyane. Munkorere follow kuri Instagram Musabyimana Zafani, munkorere na like kuri YouTube ya Icyizere TV, muduhe na subscribe by the way, kugira ngo dukomeze tubashakire n'ibindi bintu by'ubwenge. Dore ko muri ino minsi tugiye kuzabategurira n'amagambo cyangwa se imitoma myiza wabwira umukobwa cyangwa se umukobwa yabwira umuhungu. Murakoze cyane. Ciao ciao. Thank you so much. I love you so much. Ndabakunda.